Hello guys, ndagusuje kandi ngwaye ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda. Nizere ko rero umeze neza, abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Erega icyo dukwiye kumenya nuko ibyiza n'ibibi ari indyo ya buri muntu wese utuye kuri uyu mubumbe. Bityo rero usabwa gukomera ndetse nzi neza yuko Imana itadusezeranije kubaho mu buzima butagira ibibazo kuko Satani yamanukiye isi niko njya nkunda kuvuga, ahubwo yadusezeranije amahoro muri ibyo bibazo. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo amahoro yandiho abane nawe, akuzure, aguhumurize. Ikiganza cy'Imana cyo kibasha gukora ku mutima, ngewe nshobora kuvuga ntibigereyo, ariko ikiganza cy'Imana cyo kigukoreho kigereyo, kiguhumurize kandi wumve umeze neza. Hari abantu rero banyandikiye barambwira ngo nzabasubiremo wa muti nigeze nababwira ukiza ibibyimba mu nda, mu mura, muri nyababyeyi, ahantu hose mu nda harwaye ibibyimba. Dore ko n'ibibyimba biri hanze ari umuti mwiza kuko kabikiza ako katsi. Ni akatsi rero gatangaje, ndanakabereka kuri kamera kugira ngo mutazongera kukitiranya, hanyuma rero mubashe gusobanukirwa byimbitse. Inshuti zanjye, niyo mpamvu nje hano nanashima Imana ko abagerageje kukabona bakagakoresha, bagaruye imihango bari barabuze, bakize ibibyimba basubiyeyo bati ibibyimba se mwigeze mubirwara? Ahubwo ni ukuvuga ngo kavura ibibyimba ku rwego ntashobora gusobanura. Gusa Imana irahambaye, Imana irahambaye mwa bantu, Imana irahambaye. Ni ukuri umuntu wese utazapinga agakoresha imiti mubwira, atajarajaye, imiti nakubwiye ukayikoresha ku kigero nakubwiye n'uburyo nakubwiye, ni ukuri nawe uzaba muri bamwe bajya bashima mujya mubona. Mwabonye ko abantu benshi bashimye ko basamye, n'uyu munsi nongeye nakira undi, n'ejo nakiriye 2 basamye, uyu munsi naho ni 2, ubwo ni 4 mu minsi 2. Urumva ko rero Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Nawe rero uyu munsi ushobora gukira ibibyimba, ushobora gukira kutajya mu mihango cyangwa kutabona ukwezi kwawe, ukamara hari uwamaze imyaka 7 arangije abona ukwezi kwe, hari uwamaze imyaka 4, hari uwamaze amezi 9, hari uwamaze imyaka 2. Abantu benshi bakoresheje uyu muti bagiriwe neza n'Imana. Imbaraga ikorera muri uyu muti yagize abo iremera ibyishimo. Nawe rero uyu munsi nudapinga kandi ukizera, nzi neza yuko nukoresha uko ndakubwira, ibibyimba byawe uzabyibagirwa, hanyuma ukabasha no kwigirira ubuzima bwiza. Hari abantu bibaza ngo ubundi ngo ibibyimba ni ibiki, ubundi ni myome. Ni indwara rero ikunze kwibasira abantu bari hejuru y'imyaka 30, ngo ni ukuvuga kuva kuri 30 kuzamura, baba barabyaye cyangwa batabyaye, bishobora kubafata. Ndetse baba bafite ibibazo mu mahormone cyangwa se imisemburo, cyane cyane umusemburo witwa oestrogene uba wabaye mwinshi mu mubiri, bityo rero ukarema ibi bibyimba. Ndetse ubwoko bw'ibi bibyimba iyo butavuwe kare cyangwa se ngo bukurikiranwe, ushobora gutera ibibazo bikomeye nk'ubugumba cyangwa se kutabyara, kubera ko warwaye ibibyimba byarakuriranye birakwangiza. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo nukoresha umuti nkubwiye, uretse no kukuvura uranakingira. Ku bantu bawukoresha batarinze kuba barwara, ukawukoresha nka rimwe mu cyumweru, nta kibazo ushobora kugira. Rero ibibyimba bibamo nabyo amoko 3. Hari ubwoko bwa mbere, hari ibibyimba bifata mu nyama hagati mu mura, sibyo? Bigafata mu nyama, sibyo? Noneho inyama zigize umura bigafatamo hagati. Hari n'ibiza noneho bigafata mu mura munsi ya endometre, nabyo bikahafata. Hari n'ibifata rero, ubwo ni ubwoko bwa 2. Ubwoko bwa 3 ni ibifata hanze y'umura. Ninde rero ushobora kurwara ibi bibyimba? Umuntu ushobora kurwara ibibyimba nk'uko nabivuze haruguru, navuze ko ari umuntu
kuva ku myaka 30 kuzamura. Abarwara nta mwangavu ujya ukunda kurwara ibibyimba, dushobora kuza ariko atakwivura, niyo mpamvu mba mubwira ngo ukoreshe umuti unikingire, atakwivura ibyo bibyimba akazabona ibimenyetso ageze nko mu myaka 30. Ni byiza rero kwikingira ndetse no kuvura abana bawe cyangwa se abakazana cyangwa se nawe ubwawe. Nzi neza yuko n'abakobwa bawe, nzi neza yuko hano munkurikira muri benshi. Niyo mpamvu rero abantu bageze muri iyo myaka bakunze kwibasirwa nabyo. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye yuko abantu umugore umwe ku 10, ni ukuvuga ngo niba ari abagore 10, umwe muri bo ashobora kuba arwaye ibyo bibyimba. Kandi ubushakashatsi bwongeye burakorwa bugaragaza ko abagore n'abakobwa b'abirabura aribo bakunze gufatwa cyangwa se kwibasirwa n'iyi ndwara. Niyo mpamvu rero ngiye no kubabwira ibimenyetso byayo kugira ngo nawe wisuzume uvuge uti ibyo ari byo byose njya mbyumva, noneho reka nkurikire nivure. Nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, unasangiza abandi iyi nkuru nziza. Ntimukihererane ibintu byiza byafasha abantu, ntimukangane, ntimukagirirane amashyari, ni ukuri mujye mubafasha mukora share, mumfashe kubavura kuko birakora, sibyo? Kuko birakora. Nabwiye ko imiti y'ibyaremwe ari uguhozaho, sibyo? Kandi ukabinywa ku rugero rwiza, utazanywa overdose kuri iki kintu. Hari umuntu nakibwiye anywa myinshi, nubwo wenda sinzi ndibuze kubabwira, sibyo? Ariko nshuti zanjye mujye mukoresha urugero nababwiye, ntimugakurikize uburyo mwirwariye n'uburyo muri kwiyumva ngo mukoreshe ibintu ntababwiye, sibyo? Rero hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko wamaze kwatakwa n'ibibyimba. Ikimenyetso cya mbere, guhindagurika kw'imihango cyangwa se ko ukanayibura. Ni bimwe mu bintu bishobora kukwereka ko ushobora kuba urwaye ibibyimba mu nda. Noneho hari no kubabara mu gihe cy'ukwezi kwawe cyangwa se mu gihe cy'imihango, wanayibona ikaza myinshi cyane ntikame. Nabyo ni ikimenyetso simusiga gishobora kukwereka ko ufite myome cyangwa se ufite ibibyimba. Hakaza no gukuramo inda kenshi. Hari abantu bakuramo inda kenshi ugasanga muranganye, ugasanga wenda hari n'abahanuzi bakubwira ngo kanaka ngo yakugiriye atya, kandi nyamara wirwariye ibibyimba mu nda. Ni byiza rero kwisuzumisha ukabona ko cyangwa se ukamenya ko urwaye ibibyimba, hanyuma ukivurisha ibyo ndakubwira, hamwe no gusenga no kwizera, Imana ikabikoreramo nawe ukazatanga ishimwe ko wakize. Hari ukuremererwa mu nda, nyine mu kiziba cy'inda, mu nda yo hasi, ukumva nyine uraremerewe. Bamwe bati ni infection, oya, nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite myome mu mura cyangwa se muri nyababyeyi. Ni byiza rero kwikurikirana. Hari n'ikindi kimenyetso cyo kubyumva, wakoraho ukaba wabyumva. Niyo mpamvu nkunda kukubwira ngo mu gihe wumva ibidasanzwe, gana kwa muganga bagusuzume, hanyuma ugaruke hano kwa muganga kwa Teri, hanyuma urebe ibiganiro mba natanze cyangwa se umpamagare nimero mba narazitanze, hanyuma wigirire ubuzima bwiza. Hamwe no gusenga, mbisubiremo, bizakugirira umumaro. Noneho rero umuti ni uyu nguyu. Umuti w'ibibyimba byo mu nda ni uyu. Mundebere, muri kuwubona? Dore kagira uduhwa ngutwo, sibyo? Ngutu. Kakagira utubabi ngutu. Kakagira n'umuzi. Uyu nguyu nuko nakaranduye kagacikiramo, ariko kaba gafite umuzi munini, sibyo? Mwabibonye? Ndizera muri kukabona. Aka rero Imana yagashyizemo imbaraga itangaje ivura ababyeyi n'abakobwa. Aka kantu kavura ibintu byinshi. Kavura abantu babuze imihango, kavura abantu imisemburo yabo itari kuri gahunda, kavura abantu bafite ibibyimba muri nyababyeyi. Murumva se? Aka kantu Imana yaremye atari akatsi keza karasuzuguritse, ndetse
rwose nta muntu ujya ukitaho, baranabirandura mu mirima, ariko icyakubwira ukuntu ari umuti ukomeye. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ikurikirane wivuze. Aka katsi kazakuvura ibyo bibyimba nusubira kwa muganga, niba gucisha mu cyuma bakubwira ngo wigeze ubirwara ubundi. Ni gute rero gategurwa? Aka katsi uragafata uku kameze, n'imizi yako wayiranduye ntacyo ukuyeho, ukakoza neza witonze, warangiza ugafata umukamato cyangwa se mu ntoki, udukwirwa mu ntoki nko mu cyayicyayi, ugashyira muri litiro y'amazi. Wamara gushyira muri litiro y'amazi, ukagira gute, ukayungurura. Ntago bisekurwa, nta nubwo bibrandingwa. Hari ababibrandinze cyangwa barabisekura barambwira ngo birareduka. Njye siko nakubwiye. Ukarambikamo gutya, ugateka mu mazi, ukanywa akarahure mu gitondo, akandi nimugoroba. Wabona imihango ukakihorera. Ndetse igihe cyose uri kwivura ibibyimba, ni byiza kukanywa kugeza igihe bishiriyeyo pe. Ukazajya ntumbwire ngo amezi angahe, nujya nyuma y'icyumweru kimwe bakakubwira ngo nta kibyimba ufite, it's okay, uzajya ubikora. Kandi nawe muntu ushaka kwivura, ushaka kwikingira, ni byiza ko wazajya ukanywa nibura rimwe mu cyumweru, ugacishamo ako gacyayi ukakanywa k'aka katsi. Ni akatsi kari gukora ibitangaza bikomeye. Imihango yaragarutse, abari bamaze imyaka 7, bari bamaze imyaka 5 batayibona, imiti yo kwa muganga yarananiranye, ariko mwumva ukuntu Imana ikomeye. Ni ikimenyetso kigaragaza ko amagara atagurwa amagana, n'abakene n'abantu boroheje bashobora gukorerwa ibitangaza biciye mu by'Imana yaremye. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo ntugasuzugura akatsi kose ubonye, ujye ukageraho uvuge ngo Mana shimwa kubera ko aka kantu wakaremye. Burya hari indwara nyinshi gashobora kuvura utazi. Aka rero nugakoresha, ibibyimba byawe bizakira, ndetse n'imihango yawe igaruke, imisemburo ijye kuri gahunda. Ikindi ni ugufata tungurusumu uduheke 3, wamara kudufata uduheke 3, ugafata n'ibumba, noneho uteka amazi, warangiza ugashyira mu itasi. Wamara gushyira mu itasi, ugakatiramo tungurusumu bigahorana. Byamara guhorana, ugakorogeramo ibumba, ugakorogeramo ikiyiko cy'ibumba ry'icyatsi kandi ridafite imisenyi. Warangiza ukabiraza muri iyo tasi wabikoroze. Mu gitondo biba byikenetse, noneho hejuru hari amazi, munsi hari ibikatsi. Ayo mazi niyo unywa. Hanyuma ibyo bikatsi ukabisiga ku nda, bikamara isaha yose itarenzeho n'umunota, ukabikaraba. Mw'abantu mwe mujye mukora ibyo mbabwiye, sibyo? Noneho rero ndasabye Imana ngo iherekeze ibi bintu, iherekeze ibi byose mbabwiye, ibakorera igitangaza, ibaremera amashimwe, sibyo? Nkwibutse kanda subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Urakoze kuko ubikoze, Imana iguha umugisha. Ngaho kanda na like, ndakwibukije. Nawe urakoze. Kora share, tujye tubana ndetse tuvurane, uvure bagenzi bawe. Burya iyo ufashe link ukayishyira kuri status, hari n'uyibona agahita abona ko hari, nubwo yaba atari we, ariko hari ubundi ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, bikamufasha, sibyo? Mujye mumfasha. Murakoze kuba mubyemeye, Imana ibaha umugisha. Ngaho rero nimwivure, kandi rwose ndiho akomeza abavure, sibyo? Bifurize gukira ndetse no kugira amagara mazima. Ndabakunda, Imana ikandusha.